Alright, twongeye kubashimira tunabasuhuza mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi ndetse gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube aho tugenda tubagezaho inkuru ndetse n'amakuru n'ibiganiro byose bigiye bitandukanye biba bivugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru aba yizewe, amakuru aba atabariho ivumbi, aba agisohoka, amakuru aba yizewe gatanu kandi. Rero niyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa ndetse ukazajya uhora dukurikirana umunsi ku wundi ku nkuru ziba zizewe tubagezaho umunsi ku wundi. Ubwo ni wowe uri mushya kuri uyu muyoboro naho dusanzwe tubana uri umuntu w'ingenzi cyane. Rero twihuse nk'uko mubibona muri screen zanyu, ni inkuru tugiye kugarukaho, inkuru iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho iri kugarukaho ku mugore cyangwa se ku mumama uzwi nka Mutesi Scovia wamamaye cyane mu itangazamakuru nyarwanda kubera ko afitemo inshingano nyinshi cyane zigiye zitandukanye, kandi akaba ari n'umuntu wigaruye imitima y'abanyarwanda bitewe n'uburyo ari asosiyable, bitewe n'uburyo asabana, bitewe n'uburyo ashobotse by'umwihariko mu mwuga akora w'itangazamakuru. Tumuzi cyane bitewe n'ibintu bigenda bimuvugaho, uburyo ari umuntu uterana amagambo, cyane cyane twamubonye ku mbuga nkoranyambaga, aho yagiye aterana amagambo n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye. Rero ni umuntu wese, umunyarwanda wese ndakeka ari umuntu azi, bitewe n'uburyo yitwara. Uyu Mutesi Scovia rero ni umuntu nkeka twigeze kugarukaho mu nkuru y'ibihwa yari gukwirakwira bivuga ko yari yakoze impanuka, akaza kuba yitabye Imana, ariko ni inkuru z'ibihwa ziba ziri gukwirakwira. Bivuga ko izo ari inkuru z'ibihwa zagiye zikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, byari bisikamo zari inkuru zo kubesha. Rero ni inkuru tuje kubabwira ituzanye, tugiye kugaruka kuri Mutesi Scovia, aho bivuga ko yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba, akaba ariho yaje kuba yavukira, akaza gukora cyangwa se akaza kwamamara cyane cyane mu itangazamakuru nyarwanda, bitewe n'umwuga we akorera cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali. Rero uyu Mutesi Scovia bivuga ko yaje gutangira umwuga w'itangazamakuru mu gihe cyashize cyane nko mu mwaka w'ibihumbi 2014, ariho yamenyekanye cyane, aho yakoreraga ku iradiyo yitwa Flash Radio, aho nyuma yaho yaje kuyivaho akajya kuri radiyo yitwa City Radio, ariho yaje kuba nawe yagira igitekerezo cy'uburyo yashinga ibinyamakuru bye byigenga, ari byo binyamakuru tuzi umunsi wa none byamamaye cyane nka Mama Rwagasabo, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byizewe. Uyu Mutesi Scovia rero bivuga ko afite umumaro cyangwa se afite inshingano zikomeye cyane mu itangazamakuru nyarwanda, bivuga ko ari umuyobozi muri ryo mu itangazamakuru nyarwanda. Aho tumuzi cyane cyane mu makuru, aho agenda agaruka cyane amakuru ya politike. Mu minsi ishize twamumenye cyane cyangwa se twamubonye cyane mu makuru ya M23, aho yakoze ikintu kidasanzwe, akajya kwivuganira n'umunyamakuru cyangwa se akajya kwivuganira n'umuntu ukuriye M23. Ni ikintu gikomeye cyane, aho abantu benshi bavuze ngo nta mutima agira, ni umuntu ugira umutima ukomeye, ni ibintu byinshi byagiye bimuvugaho bitewe n'ikintu yari yakoze. Rero ni inkuru tuzanye aka kanya, ni inkuru tugiye kubabwira iri gukwirakwira nanone, aho bivuga ko uyu Mutesi Scovia yaje kuba yatabwa muri yombi cyangwa se yaje kuba yatabwa mu nzego z'umutekano, bitewe n'ibintu biri kumuvugaho tutashimangira ko ari ukuri. Ni inkuru n'ubundi ziri gukwirakwira, aho ari ikinyamakuru kimwe kigenga hano mu Rwanda cyabitangaje, aho bari kugarukaho ko uyu Mutesi Scovia yabashe kuba yatabwa mu nzego z'ubutabera cyangwa se muri yombi, bitewe n'ibyo ashinjwa. Ariko ni inkuru tutari gushimangira, ni inkuru itari kugarukaho n'abari bamwe, ni inkuru itari kuvugaho rumwe n'abanyarwanda. Ikidutera kuvuga ko ari inkuru n'ubundi mpimbano, nuko ikinyamakuru cyayitangaje cyaje guhita cyisiba uwo mwanya. Ni inkuru itamaze igihe kirekire ku mugaragaro, kuko yese isibwa, ariho dushinya tuvuga ko iyi ni inkuru itari iya nyayo. N'ubundi nk'uko mubibonye rero ku ifoto y'iyi video cyangwa se kuri cover y'iyi video, ni ifoto n'ubundi byagaragazaga kuko uyu Mutesi Scovia yaje kuba yatabwa muri yombi, ariko nyine ntabwo tuzi natwe uburyo byagenze, kuko ari inkuru n'ubundi iri kugenda ivuga ko ari inkuru yaba ari impimbano, ariko n'ubundi tukaba dutekereza ko yaba ari inkuru ya nyayo, ariko bakaba batashatse kuba byajya public cyangwa se bikaba byajya ku mugaragaro, bitewe n'uburyo cyangwa se bitewe n'inshingano ikomeye cyane uyu mumama afite muri iki gihugu cyacu. Dukeka ko banze kuba byajya ku mugaragaro kugira ngo bitagira icyo byaba byakwangiriza, cyane cyane mu itangazamakuru nyarwanda, cyane cyane ko n'ubundi itangazamakuru cyangwa se umurimo
w'amakuru ari ikintu gikomeye cyane kigomba kwitonderwa, kuko gifite uruhare runini muri kino gihugu cyacu. Rero ni inkuru iri kuvugaho byinshi, bamwe bakagenda bavuga ko iyi ari inkuru mpimbano, abandi bavuga ko ari inkuru ya nyayo yaje guhita ikurwa kuri icyo kinyamakuru bitewe n'uko batashatse ko ijya public cyane, cyangwa se batashatse ko yamamara cyane, cyangwa se batashatse ko ikwirakwira cyane. Niyo mpamvu tugusaba rero gukanda subscribe kugira ngo ugume uri update, ugume ubona inkuru zigiye zitandukanye turi bugende tubagezaho, inkuru zose zizewe, inkuru zitariho ivumbi, ziri bugende zivugwa kuri iyi nkuru by'umwihariko tukabwira turi kugaruka kuri Mutesi Kovia. Rero turagushimiye wowe twabanye, uri umuntu w'ingenzi cyane. Ciao ciao.